turabashuhuje abakunzi ba NGO ikaze. Dore umushinga mugari watwaye akayabo k'amadolari n'ibigo byinshi by'ubushakashatsi. Dore ko nanjye iby'uwo mushinga byantwaye intebe nicazaho ubwenge n'abandi muri ya masaha yo gusoma no gusesengura ncanye amaso busitimu. Nasabikwa n'ibibazo ibihumbirajana bishingiye ku nkuru bamwe bafata nka kera habayeho umugani, abandi bakayifata nk'ukuri koko. Ese wowe ufiteho ayahe makuru ko wasanga atari ubwa mbere wumvise iyi nkuru? Amakuru y'igitero cy'ibivejuru cyangwa aliens cyagabwe ku basirikare b'Uburusiya cyongeye kugarukwaho cyane nyuma y'inyandiko ndende ubutasi bwa CIA bwasize ahagaragara. Ni inyandiko y'umwimerere yasohotse mu gihe cyunze ubumwe bwa leta y'Abasoviyete, yasizwe hanze ku rubuga rwa CIA. Nta na kimwe gihinduweho, uko bigaragara nuko inyandiko yanditswe mu mwaka w'1993 ariko ishyirwa hanze mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2000. Inyandiko ubwayo ni ngufiya, ivuga ku gitero cyo kwihorera ibivejuru byakoreye ingabo z'Abasoviyete nyuma y'uko nabo bari barashe icyogajuru cyabyo cyo mu bwoko bwitwa IFO cyangwa mu ndimi z'amahanga Identified Flying Object. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa kane 2000, umunyamakuru Julia Bonvita wa Fox News yongeye kuzura kaboze, yandika inkuru ndende ijya kumera neza n'isobanutse n'iyasohotse mbere mu binyamakuru bikomeye hafi ya byose ku isi. Byabashije kubona umwimerere w'inyandiko ya CIA. Mu basomye iyo nkuru natwe turimo. Iyo nyandiko igaragaza abasirikare b'Abasoviyete aribo bashotoye ibivejuru byari biri mu cyogajuru cyabyo, ariko nabo babikoze mu buryo batari bazi neza. Uko gukozanyaho kw'abasirikare muntu n'ibivejuru kwabayeho koko? Niba kwarabayeho kwagenze gute? Abasoviyete babonye irihe somo cyangwa se irihe shyano ku buryo iyi nkuru yabaye agatangaza? Ikaze kuri NGO. Menya ko nimba wumvira ijwi wageze kuri Nsengimana Jacques Official, nakabuza urasobanukirwa. Reka twanzikira ahangaha. Umunsi umwe abasirikari bakoraga imyitozo mu buryo busanzwe, maze babona ikintu kiguruka hejuru y'ikibuga cy'imyitozo cyabo. Icyo gihe hari ku ndunduro y'intambara y'ubutita. Nyuma yo kutakimenya neza icyo kiguruka, bafashe umwanzuro wo kukirasa kubera ko bakekaga ko ari umwanzi bateye, cyane cyane uturutse mu gihugu cya Amerika. Bamaze akanya bakireba bakitegereza neza, ariko bakiburaho amakuru, nuko bakora mu mutana biyereka abatanazi barakirasa. Imbunda zabo zari zikomeye icyo gihe, barakirasa kigwa hasi kirasandara. Kubera kwikanga ko ari umwanzi bamanuye, ntabwo bahise bagisatira, bakoresheje indebakure zabo binocular. Baracyitegereza babona kimeze nk'icyogajuru cyangwa indege idasobanutse neza AIFO. Ababonye icyo cyogajuru bari paratuni y'abasirikari 25 bahise bacyegera aho cyaguye kureba icyo ari cyo neza. Nyuma yaho bari bamaze gutanga raporo yibanze ku bayobozi bakuriye. Iyi nyandiko ivuga neza yuko ubwo bari batangiye gusatira iki cyogajuru cyamanutse cyaguye hasi, baratangaye cyane. Uzi cyabatangaje? Ese uzi n'icyabatunguye? Nuko icyo kintu bari bamaze guhanura cyaramanutse cyasandaye, ariko barebye neza babona gitangiye kwiyegeranya, kirongera kivamo ikindi kigendajuru cyangwa se icyogoga kirere nanone kidasobanutse neza. Gusa kuri iyi nshuro cyaraturitse kibyara urumuri rwinshi cyane koko utabona uko urugereranya. Urwo rumuri rwari ku rwego rudashobora kwihanganirwa. Urwo rumuri rudasanzwe rwakubise abasirikare b'Abasoviyete, bahita bashirira burundu, bahinduka amabuye, bose baba nka mukaroti kubizera Bibiliya. Uretse babiri bonyine nibo barokotse, nabo barokowe nuko bari basigaye inyuma.
ni nabo batanze inkuru nk'iyi ngiyi turimo kubasomera. Kuri iyi raporo umukuru wa CIA utaratangajwe izina yaragize ati nimba raporo y'abatasi bo muri KGB ari ukuri, iki cyaba ari ikintu kidasanzwe kandi giteye ubwoba cyibasiye isi. Alien cyangwa ibivejuru bifite intwaro n'ikoranabuhanga birenze ibyo twe twatekereza, bifite imbaraga zo kwihagararaho mu gihe cyose bitewe. Ikinyamakuru cyo muri Canada Weekly World News kiri mu byakoze iyi nkuru bwa mbere mu kwezi ko mu kwa gatanu mu mwaka w'2000. Umunyamakuru wanditse iyi nkuru yavuze ko ibyo bintu byabaye hagati mu mwaka w'1989 kugeza mu mwaka w'1990. Gusa ikizwi neza kitarimo gushidikanya ngo nuko iyi nyandiko ivugwa yo yakozwe mu mwaka w'1993, yanditswe n'abatasi ba KGB b'umwimerere muri KGB nyine nyirizina. Abanyamerika bakiyumviye inkuru bayisamiye hejuru batangira gucukumbura byinshi biyerekeyeho. Nuko iyi nyandiko igaragaza ubutasi bw'Abanyamerika bwagaragaje ko icyo cyogajuru cyaje koko kitemberera hafi aho ngaho ku butumburuke bwo hasi, gifite ishusho nk'isahani igaramye cyangwa se parato. Cyaraje rero gihagarara hejuru y'umusirikari w'umusoviyete bakoraga imyitozo, aho ni naho bakiboneye. Abayobozi babo babaha amabwiriza yo kukirasa misile yitwa CFC-2 air missile. Za misile ziraswa mu kirere ziturutse ku butaka, kwari ukugira ngo bashwanyaguze icyo kintu kiri mu kirere. Cyararashwe kirangirika mu buryo bukomeye cyane. Mbere yo guhanuka nawe watekerezaga ko ubwo cyahanutse cyakongera kuba ikintu kizima. Cyaraguye hasi mu ntera ngufi cyane yaho ibirindiro by'abasoviyete byari biri. Raporo ivuga ko ngo iyi nkuru ivuga ngo iki? Ivuga ko icyo kintu kikimara kuraswa kimaze no gusandara havuyemo ibintu bimeze nk'abantu bagufi cyane, ariko bari bafite imitwe minini n'amaso manini kandi y'umukara tsiriri. Ibyo biremwa byarasohotse ari 5. Mwibuke ko icyojagajuru cyari cyamaze guturika, byahise byiteranya ako kanya bisohokamo cya cyojagajuru, maze nacyo kiriteranya, cyahise kirekura umuriro mwinshi cyane ndetse n'urumuri rwinshi rwangiza amaso rurenze urw'umuntu yakihanganira. Barwise ngo blinding blind light, urumuri ruhindura abantu impumyi. Abatangabuhamya bo muri izo ngabo babiri basigaye bavuze yuko urwo rumuri rwari rufite imbaraga ziteye ubwoba zitigeze kubaho, ku buryo rwahise ruhitana abasirikari 23 bagahinduka inkingi z'amabuye neza nk'umugore wa Mukaroti. Bivugwa yuko mu basirikari bagiye kureba harokotse 2 gusa, kandi nabo uko barokotse nuko basigaje inyuma batigeze bagendana n'abandi, maze urumuri ntago rwabagezeho neza. Abayobozi b'igisirikare bahangaha bakoreraga imyitozo banditse ko imibiri y'abasirikare yahindutse amabuye burundu, ndetse n'ibisigazwa by'icyogajuru birakusanywa, byose bijyanwa mu bushakashatsi. Byajyanwe mu kigo cy'ubushakashatsi kibanga kiri mu nkengero za Moscow. Ahangaha hageragerejwe gupima iyo mibiri basanga yabaye urutare. Iyi nyandiko itanga ibimenyetso birenga kimwe ko iyi mibiri itari gifitanye isano n'umubiri w'umuntu. Mu gukora iyi nkuru, umunyamakuru wa Fox News yabajije abakuru bo muri CIA ngo basubize bimwe mu bibazo yibazaga, ariko nawe yasize hanze iyi nkuru atarasubizwa n'ikibazo na kimwe. Abanditsi b'iyi nkuru mu bihumbi 2000 bakoresheje inyandiko y'umwimerere nubwo batamenya ahantu iyo nyandiko nyirizina yakomotse, ariko bakeka ko yakomotse kuri Telegram cyangwa ubundi buryo bw'itumatumanaho. Mike Becker yahoze ari umukozi wa CIA, nta gushidikanya ku makuru akubiye mu iyo nyandiko. Yabwiye Fox News ko kuba ibyo byarabaye nta kibazo bititaye ku miterere y'ibyabaye. Ati
cyakora ntekereza ko raporo nyirizina idasobanutse neza mu buryo bivugwamo, kuko uburyo tubyumva ubu ngubu bigaragara ko byaciwe nk'ahantu 4 cyangwa 5 ndetse 6, kandi inkuru mbarirano iratuba nk'uko abanyarwanda basanzwe babizi. Umunyamakuru Ron Reis nawe iyi nkuru yarayicukumbuye mu matapaje 275. Mw'iyi nkuru we yagaragaje amafoto y'ahantu byabereye, dore ko agaragaza ko ibi byabereye muri Kiev cyangwa se muri Ukraine y'ubu ngubu. Akaba we yaragaragaje amashusho ndetse n'amafoto y'abantu byabaye bareba. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Ubutaha tuzagaruka ahandi hantu ibintu byaba byaragaragaye.